Iyi ni inkuru dutangiranye igaragaza umusore n'umukobwa ubwo babanaga, dutangiranye n'umusore witwa James n'umukobwa witwa Cynthia, n'umusore n'umuhungu bagaragara yuko bakundana, bishimiranye, bari mu rukundo. Nyuma y'igihe gito umusore atera intambwe akabwira ababyeyi yuko akunda umukobwa nawe akamwereka yuko amukunda, maze ababyeyi bakabiha umugisha bakemera yuko babana. Ni inkuru ishimishije igaragaza urukundo, ariko ikagaragaza n'ibindi by'urukundo bisa nkaho bidashimishije. Ni inkuru yabayeho bya nyabyo, ubwo umusore yateraga intambwe ari kubwira ababyeyi, yakoze igishoboka kuko yakundaga umukobwa kugira ngo abashe kuba yatsindira umutima we maze abe uw'iteka ryose. Gusa ariko ubwo umusore yabivugaga, umukobwa we ntabwo byari bimufasheho kuko yasaga naho adashimishijwe n'urwo rukundo. Ahubwo mu nkuru yacu uri bwaze kumvamo undi musore waje ku rundi ruhande, ubwo umusore yamaraga kubwira ababyeyi maze agatahana ururinga cyangwa se impeta yo kwambika uwo ahaye ubuzima bwe bw'iteka ryose, umukobwa we byasaga nkaho bitamufasheho kuko ubwo yarimo yambikwa impeta, amaso ye yari afite ahandi yari arimo yarebaga undi musore twatangiranye uri ku ruhande wita Eric, umusore usa nkaho ari umusore mwiza ariko utavugira amagambo menshi, utavuga. Ubwo umukobwa yateraga intambwe maze agatangira kwambikana impeta n'uwo, hari umusore wahagurutse maze ntibyamushimisha arataha. Eric ubwo yahagurukaga agataha wabonaga asa nkaho agenda atishimye. Ubwo yahagurukaga umukobwa imbere wabonye ko hasamo nk'akantu gahindutse, asa nk'umuntu wijimye mu maso. Gusa ntibyabuza pasiteri gukomeza kubashyingira. Nyuma y'igihe gito ubwo yabanaga n'umugabo we Eric, ubwo yatahaga avuye mu kazi, yakoraga akazi gaciriritse katamwemereraga, kasaga nkaho kari akamutunze gusa ariko katari akazi ko kaba kamuhemba menshi. Ariko umusore we ubwo James yakoraga ubukwe, yari uwo mu muryango ukize, umuryango ufite amafaranga, afite akazi keza kameze neza, benshi bita ngo ni akazi karyoshye. Ubwo uwo musore yatahaga, Eric yahamagaye umukobwa aramubwira ati ntabwo nari nzi yuko wakora ibintu nka biriya, ntabwo nari nzi ko watera intambwe ukambika undi impeta kandi warajyaga umbwira yuko unkunda. Umukobwa mu ijwi rituje agira ati Eric, ndakwinginze wifata uko ibintu bitari, banza unyumve basi. Eric n'umujinya mwinshi ati hoya no, wajyaga umbwira ko utazansiga, wajyaga umbwira ko mu byiza no mu bibi tuzagumana, mu bukire n'ubukene tukaba turi kumwe. Ati no, ntabwo nari nzi yuko wabikora kuriya. Ubwo umusore yavugaga ayo magambo ari kuri telefone, ni nako umujinya wari urimo uragenda uzamuka, avuga ati reka ngukupe naza gusiduka nakubwiye nabi, tuzagira urugo rwiza. Umukobwa bimutashye ku mutima, atangira gutekereza ati Eric, nubwo utabasha kunyumva
ntabwo nabanye n'uyu musore kuko mukunda, nabanye nawe kuko ari amafaranga nari nkeneye, kandi icyo nari nshakaga byose ntabwo byavaga mu bushobozi bwawe, nta nubwo ubushobozi wari ufite bwari buzavemo, nta nubwo amafaranga wari utunze yari kuzadutunga. Ati Eric, ndagukunda, I love you so much. Ubwo umukobwa yabitekerezaga ntabwo yari yarakigera abibwira umusore, gusa ubwo James yatahaga yasanze umugore yahindutse, amubaza ahanishiri ko wabyarakaye. Umukobwa mu ijwi rituje ati hoya no, meze neza. Tumeze neza. James arangira amubwira ati mutima iyo warakaye ndabimenya, mbwira ikintu cyakurakaje. Umukobwa ati oya no, meze neza nta kibazo. Umukobwa ubwo yamubwiraga gutyo yatangiraga gutekereza byinshi, atangira gutekereza n'uburyo ki yazabwiramo Eric ko yabanye n'uwo musore atamukunda, ahubwo ari amafaranga yishakiraga. James ntiyabihaye agaciro, yahise akomeza akuramo imyenda. Amaze gukuramo imyenda amubwira wanteguriye amazi yo gukaraba, bayamushyirira muri dushe. Ubwo James yari yabyutse ajya ku kazi, Eric yateye intambwe agana mu rugo rwabo. Ubwo yarimo akomanga yafunguriye n'umukozi, gusa Eric ntiyabiha agaciro, yinjira nk'uwinjira mu rugo iwe, maze asanga umukobwa amubwira amagambo asa nkaho yerekeye urukundo rwabo. Aramubwira agira ati ntabwo nari nzi ko wabikora kuriya, nta nubwo nari nzi ko wabitekereza ukansiga kandi dukundana. Ndabizi ko wagiye kubw'ubukene bwanjye, gusa ariko igihe cyari kuzagera tukagitoranga amafaranga. Nta nubwo nari ntegereje yuko wenda ari iyindi nzira bizacamo kugira ngo njye nawe dutandukane, gusa ariko byarantunguye. Mu ijwi rituje umukobwa agira ati Eric, mbabarira please, excuse me, please nyumva. Eric, ndagukunda cyane kandi nta wundi muntu nagusimbuza. Sinari nzi yuko byagera hariya, sinari nzi ko wenda bizabaho, gusa icyo nshaka ni amafaranga. Nyuma y'amafaranga ndabizi yuko njye nawe tuzabana. Ahubwo Eric, ndakwinginze reka dupange uburyo ki twazayabonamo, kuko uriya ni umwana wo mu bakire, afite imitungo myinshi, afite inzu nziza, twabasha kuyigurisha tukabona umutungo natwe tukaza twibanira. Urabizi ko ngukunda, urabizi ko nta wagusimbura kuri njyewe, urabizi ko nakugize uwa mbere mu mutima wanjye. Si byari ngombwa ko ibyo wari ufite byari buzantunge, byinshi nasabaga wabonaga ko nta bushobozi bwabyo ubifitiye. Eric yaricaye aramubaza ati si byo ntunze na bikeya mfite, niba tutabasha kubisangira ngo dutuzanye, ukaba ukeneye byinshi natunze, n'ubundi ntabwo wari uwanjye. Hoya Eric, no, nyumva basi, ahubwo reka dupange uburyo ki twazaryamo uyu mutungo. Ariko uko yabibwiraga Eric niko Eric yatekerezaga ukuntu yamubeshye mu rukundo, niko Eric yatekerezaga amagambo yamubwiye. Eric yabitekerejeho niko kumubwira n'ijwi rituje ati hoya no, utaba ushaka kunyina nanone ukansiga mu rukundo, ukongera ukanshuka, kandi nibyo wansezeranyije utarabikoze. Umukobwa n'amarira menshi agira ati no Eric, please nyumva basi, untege amatwi. Uko baganiraga gutyo niko ubwo bose basaga nkaho bagaruye amarangamutima y'urukundo rwabo.
ko bavugana byabiza kurangira Eric musatiriye aramubwira ati basi nubwo nari kumwe nawe basi garura bya byishimo wajya guma byasi tugiye twari turi kumwe. Oya no Eric please, James ashobora gutaka gusanga hano wasanga bihirwaye indi sura. Ubwo Eric yamubwiraga, ubwo umukobwa yamubwiraga ayo magambo, Eric yakomeje kumuhatiriza bigera naho amukuyemo imyenda maze birangira baryamanye. Eric yaratashye ataha nawe ashyira agatoki ku kandi, yes nubwo wampemukiye, nubwo wampitsize ukansika kuko ndi umukene, gusa nanjye ndabizi yuko byanga bikunze ifura ari iyanjye. Ubwo James yatahaga yatashye asanga umugore ameze neza, ati sheri yambe uracyarakaye? Umukobwa ati no ntago nyirakaye sheri, you are welcome. Umusore yarinjiye nk'ibisanzwe arataha ati sheri numva ndushye cyane, ati sure reka nze ngushyuhirize utuzi. Uko James avuga ayo magambo niko umukobwa ari gutekereza ibyabaye, agatekereza buryo Eric yaba yamubeshyemo bikarangira baryamanye, ariko bikamucira urubanza mu mutima. Umukobwa ntiyabigaragaza, asuka amazi, James arakaraba, amaze gukaraba araryama. Uko bwagendaga bucya bwira niko umukobwa yagendaga atekereza Eric kugenda kurushaho. Eric ntiyigeze anyurwa n'ibyabaye, yakomeje gutera intambwe asatira urugo rwa James. Buri uko bukeye akagenda asanga ayinjira mu rugo rwa James. Eric ubwo yari yicaye mu rugo atekereza,